Dutangiranye n'umugore yarezengurukije akana insinga z'amashanyarazi ariko ukabwira ati wakana we nahangaho ibyawe birangiriye. Ati ubungubu ngomba gusigarana umwana wanjye wenyine umwe rukumbi, wowe ibyawe bigomba kurangira ahangaha. Kombe barakwereka inyuma y'uwo mugore haturutse y'umuzimu. Uwo mugore ntabwo yabashaga kuwubona ndetse n'utwana ntabwo twawubonaga. Ubwo umugore yacometse akana ku mashanyarazi arangije afata amazi ngo akameneho. Namwe murabizi amazi yahuye n'amashanyarazi uko bigenda. Umugore ubwo yahise afata amazi gusa inyuma umwana yari ahetse bamumukuyemo ntiyabimenye. Arangije afata amazi aravuga ati wakana rwose ibyawe nahangaha birangiriye, bye bye tuzahurira mu yindi si. Umugore uri hano disi yari agiye kwica akana k'uruhinja gusa nawe ko yari ahetse bakamukuyemo baragatwara mukurikira akantu ku kandi. Umugore arangije afata amazi amena ku kana, akana karashya yo. Umugore ubwo yaje hano ari kwirukanka aravuga ati rwose ndabishoje naye narabitegereje igihe kinini. Ubwo yahise akuramo telefone aranje aravuga ati alo mama, noneho bya bindi nakubwiye byose ubungubu ikibazo twagikemuye rwose ntugire ikibazo pe. Rwa rwana ubungubu rwapfuye, isaraza abone yuko rwizinze mu nsinga z'amashanyarazi ntago ari bumenye uko byagenze wana. Ati we ntugire ikibazo byose nabikemuye kandi nabikemuye neza. Bigaragara ko umukobwa uri hano yari afite gahunda yo kwica uriya mwana we na mama we. Ubwo akiri aho ngaho yumvisha induru hanze y'umwana arangije arikanga telefone yihita yikubita hasi. Aravuga ati ye wowe si umwana wangera. Yarirukanse telefone ayitaho barakwerekana aho amazi yari yahageze. Ubwo na telefone umuriro wahise uyikubita nayo irashya mukurikira akantu ku kandi. Kumbe hano hanze hari umugabo ari kwitegereza akana kari mu birere arangira avuga ati uriya si umwana wangera, umwana wanjye yageze hariya gute. Umugore yari azi ko amuhetse mu mugongo arangije arareba aravuga ati ye, arebye icyo yari ahetse asanga ni igipupe. Wibuka wa muzimu wamukuyemo umwana urangije ushyiramo igipupe. Umugabo arangije avuga ati ubundi wa mugore wumaze iki gute umwana wanjye yashyitse hariya, icyo kintu uhetse ni iki? Ubwo umugore yabuze uko abisobanura arangije aravuga ati mugabo wanjye sinzi ibintu bibera hano pe, ubundi umwana wawe ubu nta badayimoni agira ko nari muhetse gute yavuye mu mugongo akajya hariya hejuru koko. Umugore disi yari azi ko umwana ahetse ari uwe gusa arebye no mu mugongo umwana waramubura kandi umwana w'uyu mugabo yari agiye gutwika niwe turi kubona hari hejuru. Aranje aravuga ati kuko mana yanjye iki kintu umetse ni igiki. Ubwo umugore yahise akuramo icyo kintu yari ahetse ajya gutega agashabaze karebe ko umwana we yahanuka akagwaho. Gusa na nubwo niyo yumvisha ukuntu umwana yashyitse ari hejuru, umugabo yahise asubiza imodoka inyuma kugira ngo bashake uburyo bahanura ako kana. Gusa arasimbukaga n'ubundi akana nagashyikeho. Nayibaza ukuntu akana nka kariya kashyitse hariya. Umugabo yahise abona hejuru aho akana kazirikiye abona imigozi igiye gucika arangije aravuga ati reka nzamuke njye kureba. Ubwo umugabo yahise ahanuka ako kanya kuri iyo modoka arirukanka kugira ngo arebe ukuntu yajya kuzana ako kana. Gusa yumvishe mu nzu ijwi ry'umwana we nanone ririra aravuga ati umwana wanjye. Umugore wari uri hano warangije araseka aravuga ati wa mugabo yigira tumanze duhanura aka kana, umwana wawe ugiye kumureba mu biki. Icyo atazi nuko uyu mugore yasize ashiririza umwana mu nzu. Umugabo yaravuze ati ariko reka mbanze ndebe umwana wanjye, uwo ngo nawe ndaje tumuhanure. Bigaragara ko uyu mugabo afite umwana yabyaye ku mugore umwe wa mbere wapfuye ndetse akagira n'uriya mwana wundi. Ubwo yabonye hano imigozi wa mugore ari kurira kugira ngo arebe ko yamanura umwana we. Umugore yarakomeje arazamuka hejuru barakwereka hano hari undi mukecuru ari kwivugisha ati iki cyana se bambwiye ko cyarangira. Umugabo yabonye umwana we hano arangije aravuga ati mwana wanjye rwose nari ngutegereje akanya kanini. Wa mugore nawe yari ari kwiruka arwana nuko yahanura umwana we gusa mu kugira hejuru nanone yasanzeyo cya gipupe yari ahetse mukurikira akantu ku kandi. Arebye hasi umwana wamubona yicaye hasi aravuga ati ariko kari akana bimeze bite. Umugabo yabonye umwana we yabyaye ku mugore wa mbere wapfuye ari hano kandi twe twasize umugore amutwika. Gusa akana kari gafite ibintu bikuziye ku maso. Umukecuru uri hano araje aravuga ati uyu mwana n'umukoreho sinzi ikibazo afite rwose. Ati uyu mwana n'umukoreho. Umukecuru yarakomeje aririza gusa bari bamubwiye ko uyu mwana bamwishe none basanze ari muzima. Bigaragara ko wa muzimu wakuye umwana muri ya mugore wa mbere yaje agatabara n'uyu nguyu atigeze agira ikibazo. Umugabo arangije abaza umukecuru hano atari ku bundi ni biki biri kubera ahangaha ko nari kubisobanukirwa. Umukecuru arangije aramubwira ati hano rwose nanjye sinzi ibintu bihabera ni nk'imizimu pe. Reba uriya mwana wimanitse yari hejuru none reba n'uyu nguyu ukuntu ameze hano. Ese ibi ngibi ni biki byamugiyeho? Ese ubundi ko aba bana rimwe muba mwabasigaranye ubu muba mubitayeho cyangwa njye mbijyanira mu kazi kubarera byarabananiye? Ati umukobwa we rwose nta kintu na kimwe amaze kwirirwa ahetse ibipupe abana bari hano.
reba nk'uyu mwana ukuntu asa, reba ukuntu yabaye. Akana kari kagiye gakomerekaho gakeya ariko ntabwo kari kahiye, kari kakiri kazima. Umukecuru arangira avuga ati mana yanjye, imipangu yacu yose irahiye pe. Ubu se kwera aka gakobwa kanjye kabikoze gute karakajije? Ubu nari nzi ko rwose kamwishe kamurangije. Barakwereka wa muzimu watabaye umwana kare yaragarutse. Kumbe uyu muzimu ni mama wa karakana bashatse kwica filime igitangira. Ubwo nawe yanze kubaha amahoro, yagumiye hano. Arangije yatangiye kuzunguza wa mugore wari wuriye hejuru agiye guhanura ka kantu kari karimo umwana. Ubwo sinzi ibintu by'ibibaraga wazanye hano, urangije ushikura wa mugore abaramanutse kuri rwa rwego yari yuriyeho. Ubu mujugunya ahantu mu ishyamba kure ya rwa rugo. Ubwo na cya kintu cyari gihanitsemo umwana cyaramanutse kimugwaho kirimo injangwe. Umugore yaravuze ati mana yanjye, ni ibiki biri kumbaho koko? Ese naba nasaze? Yabonye ahantu yisanze abona ka kantu kari karimo umwana karimo injangwe. Arangije avuga ati ye, haba hari umuntu uri hano ngana bare yemwe. Ubwo yatangiye gutera induru aratabaza, gusa aho hafi nta muntu n'umwe wari uhari, ndetse yari yaguye mu ishyamba ahantu kure ya rwa rugo. Arangije yatangiye kumva amajwi avugira kure amubwira tugomba kwishyura ibyo wakoze. Umugore arangije avuga ati se kandi ni biki muri kumbwira ngomba kwishyura? Ubwo yatangiye kubona ibiti biri kwizunguza, wa muzimu bumuturutse inyuma. Uramubwira ati rwose ibintu ushaka gukora nta na rimwe bizigira biguhira. Ati inshuro zose uzagerageza kwica umwana wanjye uzisanga wapfuye mbere ye. Ubwo umugore yarebye inyuma ahindukiye asanga ni umugore wa mugabo babana wapfuye mbere yuko bashakana. Arangije avuga ati bise kandi noneho ni ibiki mana yanjye? Ati wowe kandi si wapfuye gute uri hano? Umugore ubwo byaramutangaje kubona umugore wapfuye bari kumwe. Arangije arirukanga ngo arebe ko yamucika, gusa n'ubundi umuzimu buri ahantu hose ntabwo yari kuwucika. Ubwo yarakomeje arirukanka, ageze hano hari ahantu hajitije senyenge ashaka ukuntu azicamo, gusa amajwi yari yananiwe kuyacika, n'ubundi yari akiyumva. Arangije aravuga ati rwose ndabinginze mu mbabarire pe, ndabinginze mu mbabarire, umwana wanyu ntabwo nshaka kumwica. Umuzimu urangije umuturuka inyuma ati ndabizi rwose ko ushaka kumwica kandi ugomba kubiryozwa. Ati we na mama wawe nta mahoro muzigera mugira. Niba mudashaka guha abana banjye amahoro, mutu umugabo wanjye mwigendere, mumusigane n'umwana wanjye. Ati ndakwinginze rwose mbabarira, ntabwo umwana wawe nzamwica. Ati ndakwinginze mbabarira pe. Ati cyangwa se unyice birangire. Ubwo n'umugore wari uri hano ari kubwira umuzimu wari uraha. Umuzimu urangije amubwira ati rwose ntabwo nakubabarira, ibi ngibi ugomba kubiryoza niba udashaka kwita ku mwana wanjye. Gusa umuzimu wari uri hano nawe bigaragara ko nta kintu washakaga kumutwara, icyo wari ugamije ni ukumukanga gusa umutere ubwoba atazongera kugerageza ibintu byo kwica umwana wawe. Waramukanze urangije aramubwira ati ariko uzi n'ikindi, wowe ntabwo napfa kukwica gutya, ugomba kuzapfa ubabaye pe, kuko nkwishe gutya rwaba ari urupfu rworoshye. Ngomba kujya muramutera ubwoba kugeza ubwo uzahindukira ukaba umuntu mwiza, nkakubona warabaye umuntu mwiza. Ati naho ubundi ibintu nk'ibi nutabireka we na mama wawe muzapfa mbere y'uriya mwana, cyangwa se wisange wishe n'umwana wawe uzi ngo uri kwica uwanjye. Umuzimu urangije aramubwira ati noneho rero ibi ngibi niyo mpamvu ugomba kubyishyurira. Uhita utangira guhamagara ibintu by'ibibaraga. Ubwo aho ngaho hatangiye kumuka imbwa nyinshi, ndetse hatangira kuzana amajwi y'inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. Umugore arangije aravuga ati ariko ubundi ibyo bintu uri kuneza mu matwi yanjye ni ibiki? Ubwo umuzimu uri hano watangiye kuvugiriza nta kintu na kimwe witayeho. Habatangiye kuza imbwa nyinshi zirukanka, ndetse n'amajwi menshi y'inyamaswa zigiye zitandukanye. Umugore yatangiye kwiruka n'ubwoba bwinshi. Namwe iby'imizimu murabizi nta kindi bigamije usibye gutera ubwoba. Umugore yatangiye gusa nk'urwari hahamuka. Arangije asaba imbabazi ati ndabinginze rwose mu mbabarire, ntabwo umwana wanyu ndamwica, mu mbabarire rwose. Gusa n'ubundi ntacyo byari biri gutanga. Umugore yakomeje kwirukanka, gusa n'ubundi biri gusakuza inyuma ye byakomeje bimwirukankaho. Gusa twe ntabwo turimo kubibona, mukurikire. Umugore yarirukanse agenda atera induru ngo hagire umutabara. Ubwo yageze mu rugo akirukanka, ibiti n'amabuye byari byabigiye bimushara ahantu hose. Umugabo we yaramubonye arangije arikanga ati sibi kandi noneho ni ibiki? Wa mugore ukomeze gutyo habaye iki kurimo gutitira? Umugore arangije avuga ati mugabo wanjye rwose ndakwinginze mbabarira. Umukecuru arangije azamubaza ati si ikintu nabonaga hari inyuma nawe urakibonye? Bigaragara ko umuzimu wateraguye umukobwa wari wateye na mama we bose wabatereye icyarimwe. Umugabo arangije ababaza ati ariko ibintu muri kuvuga ntibiki? Ubwo umukecuru nawe yahise atangira kubabwira ibyamubayeho mu kanya kashize.
kumbe barakwereka wa muzimu ubwo wateraga wa mukobwa wari wateye na mama we. Umubaza ati se kuki mushaka kwica umwana wanjye? Ati imisatsi yawe ngomba kuyikata ugasigarana uruhara. Ati kugeza igihe muzumva umwana wanjye mumukunze rwose mudashaka kumwica. Ati gute mudashaka guha umugabo wanjye amahoro? Umukecuru arangije aravuga ati ndakwinginze rwose mbabarira, ni umutima mubi twagize ariko ntabwo bizongera pe. Ati umwana wawe rwose ni ukuri ntabwo tuzamwica tubabarira. Ubwo muzimu uri hano urakomeje uramubwira ati niba mudashaka guha amahoro umugabo wanjye n'umwana wanjye, uri kubona ziriya nsinga nzazikunigisha rwose upfe burundu. Ati ikindi kandi mugomba gukunda umwana wanjye nk'uko mukunda umwana wanyu. Umukecuru arangije aravuga ati ndakwinginze rwose mbabarira, ntabwo bizongera kuba pe. Ubwo umukecuru ibyo byose nibyo ari kuganirira uyu mugabo n'uyu mukobwa ibyamubayeho. Barakwereka mu muzimu wari umuhaye umukasi ngo agenda akata urusinga rw'amashanyarazi nawe apfe. Agiye kubikora ahindukiye asanga umuzimu wigendeye. Umusore arangije aravuga ati ye, ese ibyo bintu kuko byaba ari ukuri byababayeho? Umugore uri hano arangije aravuga ati yego rwose nanjye yari yantwaye ahantu mu mashyamba. Ati sinari nzi ko rwose umugore wawe wapfuye yagaruka akadutesha umutwe. Gusa biyibagije yuko bamaze kubwira uyu mugabo imipango yabo yose. Umugore uri hano arangije arisaza ati rwose sinzi ibintu umugore wawe wamukoze pe gutagaruka kudutesha umutwe. Ese nta mahoro tuzigira tubonera muri uru rugo? Ngo bari batangiye gutonganya umugabo. Ati urugo rwe rwose rwuzuyemo imizimu pe, sinzi ikintu tuzakora. Batangiye kwigira nk'aho ari inzirakarengane, biyibagiza yuko babwiye umugabo ko bari bagiye kwica umwana we. Umukecuru arangije aravuga ati yego rwose imizimu nanjye nayibonye. Umusore arangije ababaza ati se koko mwayibonye? Ati cyangwa ibyo bintu nibyo muri guhimba? Ati ariko wa mugabo uri umusazi urumva twaba turi guhimba? Umugabo nawe yigize nk'aho bimubabaje, gusa yari ari kubajijisha. Arangije abitekerezaho neza arababwira ati muceceke mwese, nta jambo na rimwe mufite kuvuga pe. Ati gute mwifata mugashaka kwica umwana wanjye? Umugore uri hano arangije aravuga ati rwose tubabarire nubwo ibyo bintu byabaye, ariko urumva ko natwe nta mahoro twari dufite pe. Ati mama w'umwana we yaramaze iminsi anesha imitwe, niyo mpamvu nanjye nari mfite kwica rurarwana. Baganiriye bisanzuye bibagiye ko umugabo bari kubwira ngo bari bafite kwica urwana ari se w'umwana. Arangije aravuga ati wa mugore we ceceka, gute wifata ukavuga ibintu nk'ibyo uri no guseka? Mugashaka kwica umwana wanjye nabyaranye n'umugore wanjye wapfuye? Ese ubundi murumva we yabareka gute? Ati ahubwo yanakosheje ubundi aba yabishe. Ati se none nawe uramushigikiye? Uramushigikiye? We wagiye ukamusanga niba wumva umushyigikiye? Umugabo uri hano arangije aravuga ati se ubundi nabibwirwa n'iki niba mutari hafi nanjye kumunkurikiza? Ati niba ushaka kwica umwana wanjye, ese ngewe wansiga amahoro? Ariko uri kubinganirira useka nk'aho bishimishije, uri kunganyira umbwira ngo umwana wanjye washatse kumwica, ngo umuzimu wa mama wo kwirukankaho. Uri kumva yari inkuru yo kunganira koko papa w'umwana ukamubwira ngo washatse kwica umwana we? Umugore uri hano arangije aravuga ati se none wowe ibyo uri kuvuga ni ibiki? Nta wowe nta mugore wawe mwese muri abazimu bigendera muri bamwe. Urumva ukuntu uri gushigikira rwa rwana rwawe, kandi niyo naba ndaha cyane araha n'ubundi nzarwica amaherezo. Ubwo umugore yarisibuye ngo ave muri uru rugo agende. Umugabo arangije aramubwira ati ariko ubundi wa mugore we watuje ugashyira umutima hamwe ugakunda umwana wanjye tukabana? Umugore arangije aravuga ati rwose ngiye sinari nzi ko ari uko bizagenda. Niba ushaka ngo mbane nawe n'uriya mwana wawe ahari, ntabwo ibyo ngibyo bizigera bishoboka, ndeka nigende. Ubwo umugabo disi byaramubabaje, bigaragara ko n'uyu mugore yamukundaga kuko nawe yari yaramubyayeho umwana. Gusa umukecuru yasigaye hano avuga ati wa musore we rero ndakwinginze rwose tubare twari tugiye gukora amakosa, ariko nanone biragoye cyane ko uriya mukobwa wanjye yabana nawe ugifite uriya mwana. Umusore arangije aramubwira ati se none mama uragira ngo uriya mwana mutware he? Ese urumva nabaho nta mwana wanjye mfite? Umukecuru aramubwira ati rero niba wumva ushaka kubana n'umwana wawe kandi ukamurera neza, ugomba kuba uretse gushaka umugore ukazazana umugore uyu mwana wawe yarakuze. Kandi ngiye ngusabye imbabazi ku byo nari naragukoreye ku giti cyanjye, umbabarire pe. Ni umutima mubi nari naragize nk'ushyizwemo n'umukobwa wanjye, naho ubundi mu buzima busanzwe nta mutima mubi. Umukecuru uri hano yaje kwihanganisha umusore, amubwira ko agomba kubana n'umwana we wenyine agategereza umwana agakura. Arangije aramubwira ati reka tujye kureba umwana, uriya mukobwa ataza guca n'inyuma akaba yamugirira nabi. Ni naha ngaha inkuru yacu irangiriye. Ciao ciao.